Niba ufite hagati y'imyaka 20 na 25 ukaba ukiri isugi cyangwa imanzi, dore ibyo ukwiye kumenya. Kugira imyaka 25 ugitinya cyangwa utarigeze ukora imibonano mpuzabitsina si ibintu bidasanzwe nk'uko benshi babyibwira. Ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga, muri filime cyangwa mu biganiro by'abantu akenshi bitubabaye igitutu kidakenewe. Dore icya mbere, kuba utararyamana n'umuntu ntibigena agaciro kawe. Agaciro k'umuntu ntigapimirwa ku bintu yakoreye mu mibonano mpuzabitsina. Imico myiza, ubwenge, indangagaciro, icyerekezo n'umuntu bifite agaciro kanini kurusha ubunararibonye bwo mu buriri. Icya kabiri, ubuzima bwa buri muntu bugendera ku muvuduko wabwo. Hari abanza kwitangira amashuri, akazi, ukwiyubaka, ukwiyakira, ukwiyitaho cyangwa imyemerere yabo. Abandi ntibarahura n'umuntu bakwiriye. Ibi byose nivuze ko hari ikitagenda kuri wowe. Icya gatatu, igitutu gituruka ku bitekerezo bitari ukuri. Hari igitekerezo gikwiriye ko umuntu agomba kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina ageze ku myaka runaka. Icyo ni igereranya rishingiye ku bandi, siko kuri k'ubuzima. Benshi bihutiye gukora imibonano mpuzabitsina nyuma bakabona ko batari biteguye mu mutwe no mu marangamutima. Icya kane, kwitegura amarangamutima yaruta imyaka. Imibonano mpuzabitsina si umubiri gusa, irimo icyizere, kuganira neza n'umutekano w'amarangamutima. Gutegereza kugeza witeguye bifasha kugira umubano muzima mu gihe kizaza. Icya gatanu, ntugomba gusobanurira abantu ubuzima bwawe bwite. Ubuzima bwawe bwite ni ubwawe. Nta tegeko rigusaba gusobanurira inshuti, umuryango cyangwa abantu bo ku mbuga nkoranyambaga amahitamo yawe. Icya gatandatu, wibande ku kwiyubakaho kwigereranya. Aho guhangayikira ibyo utarakora, wibande ku kwiyubaka no kwigirira icyizere, kunoza imiyoborere y'ibiganiro, gusobanukirwa neza imibanire, kwigira umuntu wakwifuza kuba umukunzi wawe. Kuba ufite imyaka 25 utararyamana n'umuntu ntivuze ko watinze. Bivuze ko urugendo rwawe rufite igihe rwashyiriweho, kandi igihe kizagera kigomba kuba ari uko wowe witeguye, atari uko isi gushyizeho igitutu. Yari The News Jam.